twongeye kubasuhuza nshuti bakunze ijambo ry'Imana tubiyegereza iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Kuri duhawe umugisha n'Imana kugira ngo twongere kuboneka hano. Imana itugirire neza twese, Imana iduha umugisha. Turabiyegereje rero abari hirya no hino, abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo aho iri jwi rishoboye kugera, abari hirya na kure ku migabane yose, turabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo dusangire ijambo ryiza, ijambo ry'Imana, ijambo ryatumye tubaho, ijambo ryaturemye ndetse rikarema ibibaho byose. Nikaze rero mwese abadutega amatwi ndetse n'abari butubona ari ubwa mbere, turabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo dusangire ibyiza uyu munsi Imana yaduteguriye. Ni karibu, ni Pastor Mary ubasuhuza. Ikaze, Imana ibahe umugisha. Karibu Pastor. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndavuga ngo hobe abo tudaherukanye n'abo tuziranye n'abo tutaziranye, mwese turabashuhuje. Turegereza abantu batandukanye, abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana, nk'uko natwe duhagaze muri uyu mwanya. Turabiyegereje, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Amakorali atandukanye turayegereje, abavugabutumwa Imana ibahe umugisha. Rero reka dusenga Imana. Data wera, mu izina rikomeye ry'umwana wa Yesu Kristo, turagushimye kandi tuguha icyubahiro nyaguhora ku ngoma Uwiteka. Duciye bugufi mwami Imana yacu, turi imbere y'ubwiza bw'amaso yawe. Tugushimiye byiza byinshi ukora, tugushimiye n'uyu mwanya uduhaye Nyiringabo Mana, kugira ngo dushobore gutambutsa ijambo ryawe mu matwi y'abantu bose batwumva, baryumva aho rigera hose. Mwami Imana nyiribihe, Nyiringabo, dushyize hejuru izina ryawe kugira ngo abe ari wowe ukomeza gutegeka kandi uganze. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, ngwino abe ari wowe uvugana n'imitima y'abatwumva. Ngwino Nyiringabo Mana uhagarane natwe, nyiribihe bidahinduka ijambo ryawe urishorere nk'uko n'ubundi ijambo ryawe rivuga, nirigera mu mitima y'abaryumvise ribagira umumaro kandi ribahindure. Urakoze byiringiro bizima, izina ryawe nirikomeze guhabwa icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho, Imana ibafashe. Yongeye guhagarara muri uyu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya utunezeza, umwanya utuma duhura nubwo tuba tutari ahantu hamwe, ariko nibura tukahura tugasangira nubwo tutegeranye. Rero dufite ijambo ryiza, ijambo ry'Imana ryose ni ryiza. Buri munsi ijambo ry'Imana iyo uryumvise ukagira umugisha aba ari ryiza. n'uyu munsi rero dufite ijambo ryiza ry'Imana ryitwa, cyangwa se twahaye umutwe uvuga kubaha Imana. Kubaha Imana ni ijambo navuga ngo rigufi, rivugitse vuba vuba, ariko ni ijambo rigari, ni ijambo kandi ryiza rigendana n'abana b'Imana mu rugendo rwabo rwose, urugendo rw'ubuzima, kugeza igihe umuntu azagerera ku Mana cyangwa se aho yaturutse. Uransomera rero ijambo riri mu Migani 8 umurongo wa 13, twumve kubaha Imana. Kadusome. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Yego. Ubwibone n'agasuzuguro ni inzira y'ibibi. N'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Yego, rekera aho ngaho. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hano turumva ubusobanuro bwo kubaha Imana, kubaha Uwiteka. Uyu mwanditsi w'imigani yaravuze ngo muri magufi, kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Iyo wubaha Imana,
iyo wubaha umuremyi wawe, iyo wubaha umucunguzi wawe, iyo uhaye agaciro imana yawe, ibyo byonyine bigutandukanya n'inzira z'ibibi n'ibyaha n'ibintu byose bitanezeza imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwanditsi nawe yaranditse aravuga ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira z'ibibi, ibyo byose n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ni ukuvuga ngo ni ijambo umwanditsi yanditse ariko mu by'ukuri rikaba riri mu buryo bw'ubuhanuzi. Imana itangaza ikintu kibangamira mu buzima. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abantu bajya bagira urwango bakangana bo ubwabo, ariko Imana ivuze ibyo yanga. Ntabwo Imana yanga abantu, ariko yanga ibi bikorwa, yanga ibibi, yanga akanwa k'ubugoryi, yanga kugoryama, yanga inzira z'ibibi zose, yanga ubwibone, yanga agasuzuguro, yanga. Ariko kubaha Imana ni ugutandukana n'ibi bintu byose ndetse n'ibindi bitavuzwe muri uyu murongo. Yesu nashimwe cyane. Mbese wakwibaza ngo Imana irashaka ko nyubaha ku ruhe rugero? Imana irashaka ko nayubaha kugeza hehe? Imana irashaka ko wayubaha bikagaragazwa no gutandukana n'ibibi. Yesu nashimwe cyane. Imana ikeneye kuyubaha bikagaragazwa no gutandukana n'icyaha. Yesu nashimwe cyane. Iyo wubaha Imana uyiha agaciro mu mutima wawe ikaba iya mbere. Ibintu niyo byaba bisa n'ibigufitiye inyungu ariko ari ibyaha, ntabwo wigera ufatanya nabyo kubera ko wubaha Imana. Haleluya, haleluya. Hari umusore umwe tugiye kureba, cyangwa se duhora tumuvugaho n'abandi bavuga butumwa, kandi azahora avugwa kuko Imana yashimye ko ubuzima bwe bujya mu gitabo cyayo, ndetse n'abandi si we gusa. Yubashye Imana mu gihe cye. Yesu nashimwe cyane. Yubashye Imana mu gihe cye nubwo yageze mu bihe bikomeye, kuko yari afite wa mutima wubaha Imana umurinda gukora kwinjira mu bibi. Ugiye kunsomera mu Itangiriro ibice 39, urasoma ku murongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Imana iguha umugisha. Amen. Kadusome Itangiriro ibice 39 uhereye ku murongo wa 7 ni 37 n'uwa 8 n'uwa 9. Yego, Imana iguha umugisha. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane, maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntangenzura ibyo mubikiye byo muri uru rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Yego, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyi nkuru ya Yosefu iravuzwe, ngira ngo n'umuntu utazi gusoma n'udasoma Bibiliya arayumva, kubera ko ivugwa kenshi kandi nibyo izakomeza no kuvugwa. Yosefu igihe yari amaze kugera kwa Potifari, ndetse amuhaye gutwara urugo rwe rwose n'ibintu byose n'abandi bagaragu. Yesu nashimwe cyane. Umugore we yaje kumwifuza, nk'uko abantu babaho bakagira irari. Abantu badafite Imana bagira ibyaha biba bikorera mu ngingo zabo. Abantu badafite umwami mu bugingo bwabo, ibyaha birabatwara. Uriya mugore nubwo yari umugore w'umutware, ntabwo yanyuzwe n'ahantu hari n'icyicaro arimo n'umwanya umugabo we arimo, arangije yifuza umugaragu wo muri urwo rugo. Murumva ibyo ngibyo birahari n'uyu munsi, birahari ko abantu badafite Yesu mu bugingo bwabo bajya bifuza ibibatesha agaciro, aho nibura kwifuza ibibazamurira intera cyangwa se ibibahesha agaciro. Uyu mudamu rero yifuje uyu musore wamenye Imana, ariko we yamwibeshyeho cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Aramubenguka, aramukunda, undi ari mu kazi ke, undi bamuha inshingano zo kuyobora ibintu byose. Arangije arerura aramubwira ati turyamane. Bivuze ngo buriya iyo ukomeje hepfo aravuga ngo yahoraga bimubwira,
ngira ngo iyi niyo nshuro ya nyuma noneho yabimubwiye arakaye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ntabwo Yosefu yarebye hasi, ntabwo Yosefu yasetse, ntabwo yahigimye, ahubwo yasohoye icyari mu mutima we kuko yubahaga Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Mbese muvandimwe wowe unyumva, nshuti yanjye wowe unyumva, mwene data unyumva, mu Kristo unyumva, nawe utari wakizwa urimo kumva ubu butumwa, wowe iyo uhuye n'ibiguhinyuza, iyo uhuye n'ibintu bimeze nk'ibikwifuza, iyo uhuye n'ibitesha agaciro, wowe usubiza iki? Uyu musore yari afite ijambo mu mutima we kuko yubahaga Imana. Haleluya. Umurongo duhereyeho ufunguye uravuze ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Nibwo busobanuro. Kubaha Uwiteka bisobanuye kwanga inzira yose y'ibibi. Uyu musore rero yari afite kubaha Imana mu mutima we. Haleluya. Yari afite kumva Imana ariyo nyambere muri we. Igihe uyu mugore yamwifuzaga, bishoboka ko yari n'umugore mwiza, yasaga neza, yari akarabye, buriya nta mugore mububaho, ariko iyo umugore afite uko babigenza, agakaraba, akisiga, akambara neza, wese aba mwiza. Uyu mugore rero yari umugore w'umutware, rero yari umugore mwiza. Haleluya. Amaze kwifuza uyu musore yari afite ijambo kuko muri we yubahaga Imana. Amusubiza amubwira ngo iki ku murongo wa 8? Ku murongo wa 8 yego kadusome. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati, dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo rwe, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Yego komeza. Muri uru rugo nta urundutamo. Muri uru rugo nta muntu urundutamo. Kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe kuko uri umugore we. Kandi nta kintu na kimwe yasize atakimpayeho uburenganzira. Nta kintu na kimwe ntageraho, ntacyo nakwifuza gihari. Ibintu byose yarabinyeguriye, usibye wowe gusa kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo, ngacumura ku Mana yanjye. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo umuntu yubaha Imana ntabwo irari rimuteshura, ntabwo agira irari ryo mu mutima. Buri uriya musore yari kuvuga ati ariko databuja ko nkunda, na mabuja akaba nkunda, databuja ko yanyeguriye byose, mabuja akaba yifuje ko turyamana, ubu ngubu si cyo cyari gisigaye, ubu none Imana ntintera iteka, ubu si cyo cyari gisigaye, reka nanjye ntera intambwe ngende mpure na mabuja, ndaba mbaye umutwaro ukomeye muri uru rugo, nawe azajya mvuganira, niyo nakora amakosa azajya yitambika hagati yanjye n'umugabo we. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubaha Imana kubuza umuntu kwinjira mu bibi. Haravuga ngo mbese ubwo narenga kuri ibyo byose ngatinyuka ngacumura ku Mana yanjye, bene ako kagene. Oh haleluya. Iyo wubaha Imana nshuti, ntabwo ubasha gutera intambwe yinjira mu bibi. Nagira ngo nkubwire ngo wowe ubona kivuruguta mu bibi, niba ugera mu rusengero cyangwa utararugeramo, umutima wawe ntabwo uragera mu nzira yo kubaha Imana. Iyo wubaha Imana bigutandukanya no kwifuza ibibi. Niyo byaba bisa nk'aho ari byiza, basta buriya abantu ibyaha babyita byiza, kandi koko biba bikibabereye byiza igihe bitarabahinduka. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko nukwinezeza, ujya wumva ibi byavuyemo imvugo yitwa happiness. Happiness yabaye happiness. Akantu kose babiciyemo umugani. Umuntu winjira mu byaha abazi ko agiye kunezerwa. Iyo bitaramuhinduka abazi ko ari umunezero. Yesu ashimwe cyane. Uyu musore rero nawe mu gihe cye yari kugira ngo agiye kwinjira mu munezero, yari gutera intambwe yihuta cyane, akavuga ati urugero narigezeho iki nicyo cyaburaga cyonyine, ubu rero Imana inzamuye ku rwego rukomeye. Ariko yabwiye umudamu, nubwo yari mwiza, nubwo yari yamwifuje, nubwo yumvaga atamuvamo, aramubwira ati ese ubu natinyukane, natera intambwe yo gucumura ku Mana yanjye gute? Imana yangiriye neza, cyewe nubaha Imana, natinyukane gukora icyaha gikomeye gityo nkasuzugura Imana yanjye.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Iyo wubaha Imana muntu unyumva ntabwo ubasha gutera intambwe yinjira mu bibi. Dore igituma bikunaniraniyeho nuko utari washobora gutera intambwe yo kubaha Imana. Banza wagacira Imana mu mutima wawe. Banza wumve agaciro k'Imana n'ibyubamo. Banza wumve kuva Imana ikuremye ibyikurinze, aho ikunyujije ibyiguhaye mutaguze. Haleluya. Ibyo ngibyo byose bigutere kumva ushyize hejuru Imana yonyine, kubera ko Imana iri hejuru ya byose. Wanyura mu bikomeye, wanyura mu bibabaza, wanyura mu bimeze bite, ariko Imana iri hejuru ya byose. Umutima wawe ni wubaha Imana uzatandukana no kwifuza ibibi, kuko umutima wawe wubaha Imana. Haleluya. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nagiye ngo nyarukire gatoya mu hariya mu byakozwe n'intumwa ibice 10 hari amagambo meza umukozi w'Imana witwa Petero nawe yaravumbuye buriya. Haleluya. Umugabo witwa Petero, ibice 10 byakozwe n'intumwa wagezeyo. Imana iguha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu umurongo wa 34 rebayo. Umurongo wa 34. Petero aterura amagambo ati. 35. Petero aterura amagambo ati. Ego. Nukuri menya yuko Imana itarobanura ku butoni. Yego. Ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Irekerera aho ngaho nshuti. Haleluya. Ahangaha Petero yaratumwe kuvuga ubutumwa mu banyamahanga igihe bari bataramenya yuko Yesu yakinguye irembo agahuza abanyamahanga n'Abisiraheli cyangwa se n'Abayuda ubwoko bwe. Amaze kugerayo agiye kubonabona igihe yavugaga amagambo y'Imana abona bujujwe umwuka wera. Kandi ari abanyamahanga yarazi ko ari abanyamahanga ku butumwa bwiza. Yarazi ko ari abanyamahanga ku gakiza. Yarazi ko ari abanyamahanga ku gucungurwa. Ariko agiye kubonabona bahawe impano y'umwuka wera. Ya yindi bahawe basezeranirwa ikamanuka cyane ku munsi wa Pentekote. Yesu nashimwe cyane. Aratangara nubwo yari umukozi w'Imana, nubwo yari umuvuga butumwa. Yagiye kubonabona hishuriwe ikindi kintu. Aravuga ati hari ikintu kishyamenye. Haleluya. Nagira ngo nkubwire nshuti mwene data, iyo wubaha Imana aya magambo yo kuri 35 urayasubiramo. Ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mwene data mukunzi nshuti, uragira ngo nkubwire ko umuntu wubaha Imana iramwemera. Umuntu wese wubaha Imana iramwemera. Mbese ni mu bikomeye biragusaba gutanga za ruswa z'igitsina. Umuntu wese wubaha Imana agatakaza akazi kubera kubaha Imana, Imana iramwemera. Imana irakwemera. Niba n'uyu munsi ubuza akazi kubera icyo kintu, niba ari na ruswa y'amafaranga, niba ari ubundi buryo bwose butarimo kubaha Imana, ugatakaza wenda urwego wari ugiye guhagararaho kubera kubaha Imana, nagira ngo nkubwire ngo Imana irakwemera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugarutse kuri Yosefu rero, Yesu ahimbazwe cyane. Yosefu amaze guhakanira uriya mutwarekazi, yaramuhakaniye ndetse aramutsembera burundu. Ndatekereza ko iriya yari inshuro ya nyuma. Ntabwo biri tubwira ngo inshuro zingahe, ariko tubwira ngo yahoraga abimubwira. Ni kenshi buriya. Ku munota wa nyuma arahagarara amubwiza ukuri kuri mu mutima we. Aravuga ati ibyo ntago bishoboka. Umugore ati ndagufata gusa, ndagufata uyu munsi ntago uri buncike. Amucitse asigarana umwambaro we. Turayizi iyo nkuru, avuza induru. Muri make biza kugeza Yosefu muri gereza akatirwa burundu, nta myaka yakatiwe. Ngo avuge ngo reka nkora imyaka yanjye ni 2 ni 5 nyimare, hanyuma wenda nzagaruke mu kazi kanjye cyangwa se nzagiye gushaka ubundi buzima. Ahubwo yajugunywe muri gereza n'umujinya mwinshi, nta gihe yakatiwe runaka kizwe. Yesu nashimwe cyane. Kubaha Imana
ni inzira n'ukwanga inzira yose y'ibibi. Kabone niyo byakugeza mu bintu bikomeye, kabone niyo byatuma ujya muri gereza, kabone niyo byatuma wangwa. Yesu ashimwe. Abandi munaniwe kubaha Imana ngo murikundiriza ngo babakunde, ngo umuryango gukunde, inshuti gukunde, ugakora ibintu bidakwiriye. Mwabakobwa mwe, abasore bakabarambagiza, fiyansa ikagenda neza, asigaye igihe gito gusa umusore akaguhinduka akavuga ati ndabihagarika ntutemera ko turyamana. Uruwanjye byararangiye. Nutabyemera uyu munsi ubukwe burapfa, kubera ko ushaka ko bagukunda. Nyamara urukundo rutangiwe ibiguzi ntago ruba rukiri urukundo. Urwo ni urugurano. Ni nk'uko ugura isabune igashira, wagura airtime igashira, wagura ikintu icyo ari cyo cyose kigashira. Ibintu tugura birashira. Gura umwenda ugashira, cyangwa ukava kuri mode ugasaza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ukisanga uvuze ngo ubwo ngubwo nimbireka ubu ndangwa urukundo rwanjye n'uyu musore rurarangira. Mumbabarire kuba nkoresheje umusore, birashoboka ko n'umukobwa ashobora kuba ari ubanza kuvuga icyo kintu, ariko nifashishije umusore. Ati ntago nimbireka nintamwumvira ubukwe burapfa, baranyanga kandi ndasuzugurika, ndasekwa, ndangwa. Ariko nagira ngo nkwibutse ko Yosefu yavuye mu buhereza n'ubutware bwo mu rugo rw'umutware, umutware w'abagaragu ba Farawo bose. Yosefu yari umutware muri urwo rugo, nawe yavuye aho ngaho ajya muri gereza. Suko yari yafashe umugore w'umutware ku ngufu nk'uko icyaha yarezwe kimeze, suko yari yamusuzuguye, nuko yubahaga Imana. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka nawe ko ushobora kugeraho bigusaba kubaha Imana nubwo byaba bikomeye. Bigusaba kuvuga ikiri mu mutima wawe, ukabwira uwo musore, ukabwira iyo nkumuti, ese nabasha ne gusuzugura Imana yanjye bene aka kagene, nkakora icyaha cy'ubusambanyi? Imana yarampaye agakiza, Imana yarazamuye, Imana yarampaye kumenya ubwiru bwayo, nakora ne nasuzugura Imana gute nkakora iki cyaha? Ariko dore ubura imbaraga, abenshi mu buri imbaraga. Kandi murebe nanone pastor, abenshi bajya bagwa aho hantu, ya masezerano agapfira aho ngaho. Kwa kuvuga ngo nutabyemera ubukwe burapfa, ahubwo babyemeranyaho ubukwe bugapfa, ubundi akahakura n'inda, akarwara na trauma kubera icyo kintu. Umuntu yari inshuti, mwari mugiye gukora ubukwe, none aragutaye, none hagutanye n'inda, ubyaye umwana ntamurebye, ntamwitayeho, ntazi n'uko asa, uti narabyaye, ati sijya uzi gutera inda jyenyine. Kuko ku bakobwa nibo bikunze kugereraho, ingaruka zikunze kugaragara ku bakobwa cyane kurusha ku basore. Niyo mpamvu natanze urwo rugero. Yesu ashimwe cyane. Kubaha Imana ni inzira yo kwanga ibibi byose. Nukwanga ikibi niyo cyaba gisa n'ikikuzanira inyungu, nukwanga ikibi niyo cyaba gisa n'ikikongeye amapeti, nukwanga ikibi niyo cyaba gisa n'ikigiye kukugeza ku yindi ntera, nukwanga ikibi cyose. Yesu nashimwe cyane. Mwumvise uburyo Yosefu yanze ibibi byose, yanze icyo kibi kimukura mu bususuruke, yari umutware. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko uriya mugore yabaga amubwira n'ayo magambo akarishye, kamuga ati kandi ukomeza kubyanga uzatakaza uwo mwanya. Nabyo byashoboka. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagira ngo nkubaze wowe wumva ubu butumwa, wowe wakijijwe, iyo ugeze mu bihe bikomeye bityo ubyitwara muti? Ubona ijambo ryo gusubiza? Hari ijambo ujya ubona rivuye mu mutima wawe byibuze kuko wubaha Imana? Cyangwa ucurika amaso ukumva igisubizo kirabuze, ugasoza n'ubundi wemeye gukora ibyo gukiranirwa? Petero nawe yaravuze ati hari ikintu umenye, mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, umuntu wese wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, menye iki kintu ngo
imana iramwemera. Haleluya. Mbese ntabwo ushaka kuba uwemerwa n'imana, ubaha imana. Niba ushaka ko imana ikwemera, ubaha imana. Niba ushaka ko imana ikubahisha, ubaha imana. Niba ushaka ko imana ikuzamura, ubaha imana. Haleluya. Yosefu rero ntabwo yashoreje muri gereza nshuti, bamwe murabizi. Nubwo yafunzwe adakatiwe imyaka runaka, ntabwo yashoreje muri gereza kuko yubashye imana. Ntabwo buriya muri gereza habamo abanyabyaha gusa rega. Hari n'abandi bazira ukuri, nabo bakubikwaho urwo rusyo bakajyayo. Ariko kuko bubashye imana, bariya abantu ntabwo bajya basoreza muri gereza. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko bubashye imana, n'ubundi imana ikomeza kubemera. No muri gereza ikabemera. Haleluya. Niyo ari muri gereza imana iramwemera. Mbese waba uhagaze kukubaha imana ukaba uri mu buzima bumeze nka gereza, nagira ngo nkubwire ngo no muri iyo gereza imana irakwemera. Ntukemere ubuzima wabamo imana itakwemera. Ariko iyo wubaha imana, ubuzima wacamo bwose imana ibikwemera. Kandi ntabwo usoreza mu buzima bwo hasi, ntabwo usoreza mu buzima bubi, ntabwo usoreza mu buzima bubabaza, ahubwo kuko imana ikwemera kandi wayubashye, imana irakubahisha. Haleluya. Yosefu rero ntabwo yasoreje muri gereza, ahubwo umunsi umwe. Haleluya. Nshuti muvandimwe, nagira ngo nkubwire ngo niba wubaha imana, ntukarebe iby'amaso abona ngo ugarukire ahangaha. Ntukarebe hano hafi ngo wumve ko ari aha bigarukiye. Hirya y'aho amaso yawe atagera, hari ahantu imana irimo itegurira umugambi wo kugirira neza umuntu yubaha, nubwo waba ugeze mu bihe bikomeye. Hirya y'aho amaso y'abantu abona, hari ubutabazi buturutseho kugira ngo imana yongere kugaragaza ko ikwemera, kandi ko kuyubaha wayubashye nayo igiye kukubahisha. Igihe Yosefu rero yatekaga, yagaburaga, nabwo yageze muri gereza mu mutware. Umuntu yari umutware, no muri gereza aratwara. Yesu ashimwe cyane. Imana iraza no muri gereza iramwimika. Navuga ngo ufunganywe n'abajura, n'abanyabyaha, n'abakoze andi mahano yose, ariko n'ubundi nawe bayobore. Uri umutware. Nabwo muri gereza akomeza ubutware arayobora. Yesu ashimwe cyane. Kuko yari umutware mwiza rero ntabwo navuga ngo uwo yashakaga niwe waryaga uwo munsi, ahubwo bose yabatwaye neza. Yabatwaye neza. Bamwe bagenda basohoka bataha, abakatiwe imyaka irangira bagenda, abakatiwe urwo gupfa bajya gupfa. Akanababwira iby'Imana yavuganye nabo. Barangije abandi bamusanga. Urumva iyo utizemo, abo mwatangiranye baragenda, hakaza abashyashya. Haza abandi, haza abashyashya nabo bayobora neza. Ariko umunsi abantu bari batazi, kandi umunsi Yosefu atarazi. Ndabizi ko yari afite ibanga ry'Imana mu mutima. Ibyo ari byo byose yabikoraga avuga ati ariko hari icyo Imana yavuganye nanjye. Yiyemeza kubaha Imana butareba inyuma. Haleluya. Arangije umunsi atazi, ndatekereza niba yaratetse, niba yarasaga inkwi, niba simbizi imirimo yakoraga nk'umuyobozi, niba yari afite abayoboye ati uyu munsi abarongoye ati nimujye gushaka inkwi cyangwa mujye guteka. Uko yari ari mu kazi ke ayoboye abafungwa, yagiye kubonabona intumwa zivuye ibwami. Ntabwo ari kwa Potifari. Yesu ashimwe. Ni kwa Farawo umwami wa Egiputa. Urumva haje abajepe. Yesu ashimwe cyane. Urumva abajepe bageze kuri gereza, babacunga gereza babigiyeyo, ntacyo kuvuga baba bafite. Baraza baravuga ngo turashaka umuntu witwa Yosefu. Yari yaramenyekanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uribuka ko hari imyaka 2 yashize babatware ba Farawo bafunguwe akibereyeyo. Bati turashaka Yosefu. Urumva abari muri gereza na Yosefu bashobora kuba baratekereje bati ahari ngiye kunyongwa, agatekereza ati ngiye kunyongwa, cyangwa n'abandi bakavuga ati arafunguwe cyangwa agiye kunyongwa. Vuba cyane.
haleluya haleluya iyo wubaha imana nshuti irakwemera kandi iyo wubaha imana hirya y'aho amaso yawe abona hari ibyo imana itegura, hari aho imana itegura kuguhagarika, hari aho imana itegura kuzamura guhagarika kuko ikwemera. haleluya haleluya hirya hariya atabonaga, hirya hariya abafungwa abandi batabonaga, yewe na Potifari atabonaga wamufunze. aho hirya y'amarido hirya iriya hari umuteguro mwiza w'Imana. haleluya ariko nshuti nagira ngo nkubwire ngo hagarara neza wubaha Imana. uko kubaha Imana kukurinda ibibi byose, wumva utatera intambwe gukora ikibi. Imana ubwayo izakuzamura, Imana ubwayo izagushyira ku rwego rwiza, kandi kubaha Imana wayubashye ntago kuzaherezwayo ahubwo kuzagaragazwa. Imana izagaragaza ko ikwemera. haleluya Imana izagaragaza ko ikwemera. Yosefu rero tudatinze yavuyeyo araza asobanura inzozi z'umwami zari zayoberanye ako kanya. urumva bagiye kumugeza imbere y'umwami babanje ngo kumwogosha, baramwogosha bamuhinda imyambaro. tekereza, ntabwo barimo kumubwira ikiri bukorwe, baramubwiraga bati barakudutumye ibwami. baca muri saro, bacangira ngo muri shopu y'imyenda, ibintu byose babikora neza. ahagarara imbere y'umwami ameze neza. arangije mwuka w'Imana muhangaho avuga inzozi z'umwami ko bikwiriye. umwami amuzamura uwo munsi. iyo wubaha Imana irakwemera. haleluya uwo munsi nibwo Yosefu yabaye umutware w'igihugu cya Egiputa, avuye kuba mutware muri gereza. ufite ubwoba bw'aho uri, humura niba wubaha Imana. Imana iraza kugukura muri ubwo buzima kandi irakugaragaza ko ikwemera. ariko niba uri mu buzima bubi bitewe no kutubaha Imana, nanone wisubireho nshuti, wisubireho. Pastor wakomereza aho ngaho, Imana ikugirire neza kandi guha umugisha. guha umugisha Pastor. Pastor tubwiye amagambo menshi kandi meza akwiriye. najya nkubwire wowe wumva aya magambo, wumvire rwose ijambo ry'Imana, kuko kumvira ijambo ry'Imana ni inyungu zawe. ni we bifasha. niba tuvuga kubaha Imana, uyu munsi wubashye Imana, nawe wamera nka Yosefu. ntabwo byagarukiye kuri Yosefu, ntabwo byagarukiye ku muntu uwo ari we wese. nawe Imana yakugirira neza nk'uko yagiriye Yosefu. Pastor rero yatangiye atwereka kubaha Imana icyo ari cyo, atwereka umuntu wubashye Imana, ndetse asoza atubwira ati nyamara rero uko byaba bimeze kose wemerwa n'Imana iyo uyubashye. yego bene data, kwemerwa n'Imana ni ikintu gikomeye. abantu badukanye imvugo ngo ndakwemera, yaba akoze akantu ati ndakwemera bakamufana cyane. ariko niba abantu ujye ubiha agaciro ko bakubwiye ngo barakwemera, tekereza Imana yo mu ijuru yakwemeye, yakwishimiye, yakunezerewe. ni inyungu zikomeye cyane ku buzima bwawe. ni nayo mpamvu dukwiriye kubaha Imana, kuko ni inyungu zacu. Imana rero imuha umugisha. Pastor, tugiye gukomeza ijambo ry'Imana tureba abantu batubashye Imana. Yesu ashimwe cyane. turaza gukomeza tureba noneho ukuntu dukwiriye kubaha Imana, inzira dukwiriye gucamo, uko dukwiriye kubigenza. reka dusome. Pastor, uransomera mu byakozwe n'intumwa, ni ibice 5 here ku murongo wa mbere. ibyakozwe n'intumwa ibice 5 ku murongo wa mbere. reka dusome mu izina rya Yesu. hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira. agura isambu, agabanya ku biguzi byayo, umugore we abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? 4 ukifite ntiyari iyawe? kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. jya kuwa 7. hahise nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? aramusubiza ati, ye, nibyo.
petero aramubaza ati ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe birakujyana. birekereraho. Yesu ashimwe cyane. Amina. Pastor yatwigishije atwereka kubaha Imana icyo ari cyo, atwereka ukuntu Yosefu yubashye Imana. Tugiye kureba kuri uyu mugabo ndetse n'umugore we uko batubashye Imana. Hano mu bice 4 ku murongo wa 32 haravuga ngo aho byakomotse kugira ngo iyi nkuru igerweho. Haravuga ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ushaka kwibaza ukavuga utako se iyi nkuru ni ukubera iki umuntu yararenganye? Ni ukubera iki ko umuntu n'ubundi ko yari isambuye yasize iki? Kubera iki? Umva ikintu yasize. Bari barasezeranye bose bahagurutse bakorera Imana, basezerana ko bazasangira, basezerana ko nta muntu uzagira ibye, umuntu azajya agurisha ko afite akazana bagasangira, ko bari bahagurutse bagiye gukora umurimo w'Imana. Icyo afite cyose uko cyanganaga warakizanaga, abantu bose bagasangira. Noneho bigeze ku munota wa Ananiya na Safira, nabo baragenda. Wibuke ko bari bamaze igihe bakoresha iby'abandi, barabikoresheje baba hamwe barya iby'abandi, noneho igihe cyabo kigerwaho. Wumve ko tubaha Imana n'ingaruka zabyo bigira ingaruka cyane. Yesu ashimwe cyane. Arangije aragenda agurisha isambu ye. Barangije baravuga batari kose, iyi sambu koko turerura duterure tugende, reka tugabanye nibura tugira ibyo twisigariza, hanyuma ibindi tubijyane. Nitugerayo nta wajyanye natwe, nta ubizi, turababwira ko isambu yaguze ibi ngibi. Yesu ashimwe cyane. Bimera nk'igihe cya Gehazi na shebuja, nawe nuko yabigenje. Abantu baraje bazanye amaturo, arangije shebuja arayanga, arangije we arakubirana abiruka haragenda arabifata arabika bitsimba ahantu. Yego. Umwuka w'Imana uba wajyanye nawe. Yesu ashimwe cyane. Amina. Arangije Ananiya na Safira baraza binjira mu rusengero nk'uko bisanzwe, ari nako iyi minsi abantu bavogereye insengero. Ujya kubona ukabona aragiye yigiriye mu bye arabikoze, hanyuma aragarutse, pastor ntiyambonye, nta nuwo mu rusengero twari kumwe ngo azamubwira amakuru, ntago azamenya, ukagenda ugasambana ukagaruka, ndetse abantu Imana igatangira kubibahishurira, bagatangira kukubaza, ukumva byatangiye gusakuza, ugakomeza ukihagararaho kugeza aho pastor azakwicaza akakubwira atari koko numva ibi bimeze gute, utireka pastor runaka aranyanga kubera ko ibi nibi arambeshyera, kandi ubwinda iri hafi kuvuka. Ukayikubita ipantaro, ugakubitamo umukandara, ubundi ukajya ugakomeza kuvogera inzu y'Imana. Niko Ananiya na Safira byabagendekeye. Baraza bumva nyine ni ibisanzwe, baravuga bati ntawe uzabimenya. Arangije ako kanya Petero abayuzuye umwuka wera w'Imana, aravuga ati iyi amafaranga mufite niyo yaguze isambu yanyu? Bati cyane, niko bimeze, nayo. Petero arangije avuga ati rero noneho ibi nta bintu byo gukina, si abantu mubeshye, ahubwo mwabeshya umwuka w'Imana, mwabeshya Imana. Yesu ashimwe cyane. Ko bari bitanze bati natwe isambu yacu turayitanze, iherereye aha n'aha. Barangije bisubiraho, bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakora ibyo batasezeranye, bahaguruka bakora umurimo. Yesu ashimwe cyane. Baba bananiwe kubaha Imana mu gihe gitoya, batsimbutse bagiye mu rugo, bagaruka bahindutse, bagaruka batakiri mu mwuka umwe n'abandi, bagaruka bahinduye icyerekezo, bavuga bati tugende, aya nitumara kuyarya tuzisubira mu rugo twikorera ibyacu muri ya mafaranga. Yesu ashimwe cyane. Bari banamutse cyane. Bene data batakaza kubaha Imana mu kanya gato, dore ingaruka zabagezeho igihe bari bamaze bari mu nzu y'Imana, igihe bari bamaze bagendana n'abandi, barangije ako kanya ubuzima bwabo buba burangiriyeho.
Imana yababwira iti noneho ibyo gukina no kuguma mubeshya muri imbere yanjye bitazageraho n'abandi bakabyinjiramo, ubugingo bwabo burangirira aho ngaho. Batandukana n'Imana, bava mu mubiri batacyubaha Imana. Bene data, twagira ngo tubabwire ngo kutubaha Imana bigira ingaruka kandi mbi komeye, bigira ingaruka mbi kuri wowe cyane cyane, nta n'undi bigiraho ingaruka. Twagira ngo rero wongere ukomeze wubaha Imana, we gutekereza ibindi ngo ntawe ukureba, we kujya mu bindi ngo ntawe ukureba, ahubwo ukomeze wubaha Imana aho abantu bakureba naho batakureba. Nibwo uzaba ufite umugisha, nibwo bizakugirira inyungu zikomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Abagabo, umugabo n'umugore barirara, baravuga bati ntawe utureba, nta nuzi ibyabaye, reka twe twikorera ibyacu. Yesu ashimwe cyane. Aho ngaho twakwereka abantu batubashye Imana, tugusaba ngo ubyirinde, ureke kubaha Imana, utandukane n'ikibi, Uwiteka azakugirira neza. Abantu benshi, urubyiruko rwinshi nk'uko pastor yabivugaga, rutakaza ingo zabo bakabaye binjiramo kubera akantu gato cyane. Kinjira mu ijambo ry'Imana kikokobeka ku ijambo rito cyane ritanavuga ibyo ngibyo avuze, yangiza akavuga ati njyewe rero ndakijijwe. Urubyiruko rutwumva mubyumve, mujye munamenya byavugaga iki, byabwiraga abandi. Nanakikubwira umubwira uti cyisomere, ugitangira ukimanuka ugisome cyose, hanyuma wumva abo cyabwiraga, wumve ko wowe kikureba. Yego, Yesu ashimwe cyane. Ugasanga umuntu azanye icyo cyanditswe akubise aho ngaho, agushije umwana ngo ubwo kuko kivuye muri Bibiliya, uyu muntu yasomye Bibiliya, usika ariko bivuga. Oya, ntabwo ari cyo byavugaga. Yesu ashimwe cyane. Rubyiruko mube maso, mwubahe Imana. Ibibagerageza turabizi ni byinshi, ariko nuhagarara neza uzaca mu rugamba, uzatsinda. Yesu ashimwe cyane. Ibi kugerageza n'ubundi birareba koko kuri umukobwa wubaha Imana cyangwa se umukobwa watojwe n'umuryango, wize wigishijwe. Niba bikugerageje ntago ari ngombwa ngo wirukanke. Yesu ashimwe cyane. Muhagarare mwubaha Imana, Imana izabaha umugisha, Imana izabubahisha, Imana izabaha amago meza, Imana izakunezeza, uzajyana umugisha mu rugo rwawe. Niho muguye rero umuntu akakubeshya, ugakunda naho gato akaba aratangiye akubwiye ibyo, yatangiye kubikubwira ukavuga uti ni ndamuka ntabanye nawe, namuhaye ibyo asaba, ndatandukana nawe. Uramaze tandukana nawe, kuko nubundi ntimwasezeranye, iwanyu ntibamuzi, nta mpamvu yo kumwisibaho ngo utamubabaza. Yesu ashimwe cyane. Ejo wazagera mu rugo wakubitana n'umutware wawe atari ko wakoze ibyaha, utireka ukaburarize kandi yamaze kubibona, urugo rukaba rusenyukiye aho ngaho kubera kunanirwa kubaha Imana. Yosefu yubashye Imana, ntacyo uzabwira Imana ugeze mu ijuru ngo byakunaniye kubaha Imana. Hari abayubashye bagasoza binjira mu mago yabo neza. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Ananiya rero aza kwibeshya. Nawe najya nkubwire, uvogera inzu y'Imana, uvogera umurimo w'Imana, ukaza uko wishakiye ukajya mu byujyamo, umunsi uzaba umwe kandi ingaruka ni we zizajyaho. Yesu ashimwe cyane. Twababwira ngo mwubahe Imana, munezeze Imana. Pastor, somera muri Timoteyo wa mbere n'ibice 4 uhere ku murongo wa 7. Imana iguhe umugisha. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 7. Reka dusome. Haravuga ngo ariko imigani itari y'Imana ni y'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Rekereraho, Imana iguha umugisha. Amina. Hano Paulo yabwiraga umuhungu we Timoteyo, aramubwira ati twaragendanye, twakoranye umurimo w'Imana, twarabanye, ariko ibi ngibi, iyo migani n'ibindi, yego, ubyirinde.
utandukane nabyo, ahubwo dore icyo ukwiriye kwitaho, dore icyo ukwiriye kwitoza, dore icyo ukwiriye gushyiramo imbaraga, dore icyo ukwiriye gukorera imyitozo kugeza ugeze ku kigero gishimishije. Ahubwo arangije avuga ati ahubwo witoze kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Iki gitondo tubazaniye ijambo rivuga ngo kubaha Imana nabyo barabyitoza. Yesu ashimwe cyane. Iyi minsi dufite imyitozo ngororamubiri cyangwa ngororangingo. Ubu uzi ko iyo udakoze siporo ari ikibazo. Akanya kawubonye urabyuka mu gitondo ukiruka kugira ngo umubiri ushararuke, niko navuga. Ibirwara byose, imitsi ishaka kwikunja cyangwa ishaka kurwara, cyangwa amaraso ari ahantu adatembera neza, iyo ukoze siporo ibyo byose birashira. Yego. Yesu ashimwe cyane. Arangije Paulo abwira ati Timoteyo, aramubwira ati nyamara kwitoza k'umubiri kugira umumaro. Ntago yabyanze, yaravuze ati kugira umumaro. Ariko noneho rero dore kugira umumaro kuri bike, hari ibyo kutagiraho umumaro. Kugira umumaro ku mubiri w'inyuma. Ku mubiri w'inyuma ni bike rero. Ni bike. Yesu ashimwe cyane. Arangije aravuga ati ariko kubaha Imana kugira umumaro kuri byinshi, kuko bifite isezerano rya none ndetse n'irizaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bene data, turavuga ngo itoze kubaha Imana. Niba uzi ko ushukwa nuko ugiye mu kigare, gerageza kwitandukanya n'icyo kigare, utangire kwitoza kubaha Imana. Niba uzi ko utajya ubasha kwihanganira umukobwa muvugana muri mwenyine muganira, tandukana nawe mu buryo bwo kwegerana nawe. Ubwo ni uburyo bwo gushaka kwitoza uko ushobora kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Niba uzi ko hari ikintu runaka kigutsinda, niba waranywaga inzoga uyu munsi ukaba ukijijwe, tangira kwitandukanya n'icyo kigare, utangire kwitoza kubaha Imana kugira ngo hatazagira ibyongera kugukurura bigutandukanya n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Arangije aramubwira ati witoze kubaha Imana, gufite isezerano rya none n'irizaza. Impamvu kwitoza ku mubiri bigiraho bigarukira nuko bigarukira ku mubiri gusa, ariko kwitoza kubaha Imana bigera no mu bwami, bikazakugeza mu ijuru. Ntabwo bigarukira mu isi gusa, ntibigarukira ku kiri mu mubiri gusa, ntibigarukira kuko ugihumeka, ahubwo bigera no ku iherezo ry'ubuzima bw'umubiri. Haleluya. Bigakomeza. Kwitoza kubaha Imana rero ni ingenzi. Mwene data, turavuga ngo gerageza witoze kubaha Imana kandi Imana izaguha umugisha. Pastor dusoza nsomera mu Ngoma za 2 ibice 19 guhera ku murongo wa 7. Mwene data, umvise iri jambo, witoze kubaha Imana birashoboka kandi birakunda. Uwiteka azaguha umugisha. Guhera kuri 7 n'umurongo umwe uri busome. Yego 7. Ariko mujye mwubaha Uwiteka, mwirinde mu byo mukora, kuko ku Uwiteka Imana yacu nta gukiranirwa cyangwa kwita ku cyubahiro cy'umuntu cyangwa guhongerwa. Imana iguha umugisha. Amina. Ahangaha ni abacamanza bari bahawe inshingano. Barangije barababwira bati ariko mujye mwubaha Imana, mujye mwubaha Imana mu byo mukora. Dore mugiye kuba abacamanza b'abantu, dore mugiye gukora umurimo w'Imana, dore mugiye gufata abantu mu bacira imanza, ariko mujye mwubaha Imana mu byo mukora. Yesu ashimwe cyane. Nawe urimo kumvira ijambo, uri muri ministeri runaka, uri mu biro runaka, wicaye ahantu Imana yakwicaje, ujye wubaha Imana aho hantu, ujye utunganira Imana aho hantu. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana, ushobora kuba uri umukozi wa leta, ushobora kuba uri umukozi wo mu rugo, ushobora kuba uri umukozi uri ahantu mu nka. Yego. Mwese y'Imana ibabona mu biro byanyu mwicayemo. Waba uri mu nka ahantu uri mu biro, niho uyu munsi washije kuba wicaye. Waba wubaha Imana uri mu biro, waba uri mu kazi ka leta uri mu biro. Ariko umva icyo Imana igusaba uyu munsi, ujye wubaha Imana,
wirinde gukora ibibi, yego utandukane n'ibitagira umumaro, unezeze Imana. Imana izaguha umugisha, Imana izakugirira neza, Imana izahagarana nawe. Yesu ashimwe cyane. Amina. Reka dusenge, we wumvishije ijambo, dusengane, usaba Imana kuyubaha, usaba Imana kuyitunganira. Nawe waruri mu byo urimo utari kubaha Imana, turagusengera ngo Imana igukure muri ibyo, iguhe kuyubaha kuko ni inyungu zawe. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, turagushimiye Mana yacu kuko wabanye natwe muri iri jambo. Turasenga mu izina rya Yesu, umuntu wese wumvise iri jambo nk'uko wavuze mu ijambo ryawe ngo nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, mwami wanjye Yesu, igakora icyayizanye, niko mwami n'ijambo ryawe rizakora icyarizanye. Turasenga mu izina rya Yesu, umuntu wese wumvise iri jambo rigaca mu matwi ye, ahabwa imbaraga n'ubushobozi byo kukubaha. Imbaraga zimushoboza kukubaha zimumanukire, imbaraga zimushoboza kugendera mu nzira zawe zimumanukire, umukomeze umuhe kukubaha no kugendera mu nzira zawe nk'uko bikwiriye. Turagushimye ko ubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. amen amen amen.